naze yinjire sha cyambere wakishe kabiri wakishe sinanubwo kubona ko wakishe Jesus is Lord. Sawa kiwakishe wewe utagira vuba kandi niba turasa shabya byaza nisabune wanjye sisi sabune wonyine abo ari mu minota 15 hejuru undi niyinjire zagira ikibazo ntangiye musoro utanga umusoro wabyishe umuhanga ukomereza ubwenge buza gutyo ukomereza sibyo undi niyinjire agira umuntu ubwira sawa okay so hari umuntu abari kwishima ikibazo Jesus is Lord. Kumva rero yashaka ibyo kunkoraho namba y'ibyo ndi ngombwa nta kintu wakoze nimba nta kintu wakoze nta n'icyo ufite mwese uri kugira ngo amanota nyakure sawa nta kintu wakoze akoze urabona bibiri yavamo n'iyi TikTok yanjye uzi TikTok yanjye nambara wayo chokozani ngene kuta chibirize ariko ntabwo nakwengereza mirongo bare kibongera ubisakasa saka ngasaha nake sawa ninjye kuva 49 ariko ndakongerera igice 49 ntango icyaka byo wakigize utarakura mu isaha nimba nta yandi Jesus is Lord. nakambona nazamuka kari umwana w'amahanga agasa kari mu 87 gutanza kusubiza kandi umwana mwiza ubundi tuguze ubwenge mbabona ubwenge buganye ukomereza undi niyinjire noneho we ngira ikibazo nzana kusubiza muri exam nzakusubiza muri exam okay undi niyinjire rero komera cyane hari bari no kubakosora ariko ndimo ndabara n'imitungo mfite na amafaranga nayo bandurisha mfite ikidina mbamo Jendi perezida ya nawe mabampimbye imwarimu nkana perezida none se tukiriwe twibaza byinshi ingofero yangira hehe kandi narize na minuje mu bibari ariko nyine gusora
hano hari ikintu nyine wabikora icyo nkundira abanyeshuri amaze ubwenge uya gumana kuko ushaka kubigumana byinshi. Jesus is Lord. Kiza buriya buriya mama wawe warikaye kandi nako namurusha ubwenge nibeshye nyine hamubeshye ngo ariko ntabwo bine sagira ngo nakongereza 70 ra igice imbaraga mufitiza asawa ahubwo ni 30 sawa. Okay, undi niyinjire ndukurikiyeho cyangwa mwihutisha mfite akazi kenshi mfite indi karasi nshaka kwigisha akuvuga gizo ndeba so wishimye guseka smile kandi kwa smile nyana yembwa we kurameza abagenzi niganye nawe ngende twarigayo ushaka amanota sawa 0 ndayibanza sawa usama no kushaka ese bizarre hari ikintu wakoze Jesus is Lord. Isakasa uninza bindizo akira undi niyinjire Usiko senye satana gura na kuri data oya makuru nta mwari mukoresha kuri data nani mfanta uko bide angahe ngwa manutanga birogina raumba kinga we amura kurendeza amanota 30 ijana ngombe bise we achi undi ninjire genda genda wese arazinga gusa anantarize n'imvura okay kandi ndakubona buriya nkafunda ureka mugihe ngeze gutembera buriya nize Sudan niga muri Turkiya aho hose ndi kwiga imibare ndayizi pe noneho nahuye n'abakobwa beza nka bafite n'amafaranga ahubwo n'ibyo y'abakobwa beza birasabire mu kusora y'abakobwa beza ukosore mu buryo bw'amafaranga nk'ayo muri za Amerika ukosore mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ubwenge mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ubwiza cyangwa mu buryo bw'ubwenge izako ntabwo hindukira nakakundereranye ari ukuza gusa ntabwo byasa byiza ntabwo nawaburika kandi nkeneye no guhindura kino gihe kano gatikitoki kanjye kagura ku ukosore ku bw'amafaranga kubw'amafaranga kukumwumva ko sawa niba ari kubw'amafaranga sawa 10 bayatanga kandi sawa ndetse se kubw'amafaranga kandi ndabona uri n'imbere uri kwigisha uri kubyumva Jesus is Lord. Yabishaka atari indyo ikindi cyo ibanga ariko nta muntu w'inzobe n'ubwenge ndabizi gusa iki cyo bitubwira ntabwo ubwenge ari ayatuwe uhereza ngahe 90 nangahe uzazanye wazanye n'imo uzazanye mebi ndakoreza 90 n'ari
iyo wishimishije noneho utaha ntuzana kuri test noneho utaha ushobora kuza gukosora uzamenya hagati y'ubwiza no gukosora amafaranga cyangwa se gukosora ubwenge. Oya undi niyinjire ibintu tuzabikoze ariko komereza ubwenge ujye bukoresha ariko cyane cyane ndetse ubwenge bw'amafaranga cyane ni na cyiza nzakongera 500 nafata ako amaficu ndi naze shara kumubwira abanyeshuri kwigisha ibyana by'ubukene ukuri gufu zambwire ngo nzave mu burezi ntabwo mu burezi njyayo ko nakora mu kibina ari ikibina cy'unguka undi nabaretse kamanze nihagarareho buretse kamanze nitabe mama anitabe na nyoko ngo umugore uno munsi sindamusetsa uno munsi ararara aseka. Okay, undi niyinjire yose nari murakibona sheri sawa Sinaraje gusa ntacyo wibwira nako ikintu gikoze mu bwoko bw'iki rega hagiyemo umurongo utambitse twanazamuramo umurongo uhagaze ntayo yonyine sasa haje urabona abiri basa kira na yake na mpolisi na sana kama basi ayasema sawa ntabwo yamfata n'urugendo uze yagura tapanya sawa ubu utaha ni usibwiriza 45 uzabona icya kabiri uko picha nese ngomba sasa kira ngweni picha kira ngweni wenda nahe nabo uri utayi nabo naache kwa 85 sibyo naakibazo n'umwari mwiza umwari mwiza sibigisha neza simba amanota ahagije rwose bitewe n'uko twakoze noneho iyo ubwire somo kamwe ndamukubwira nta kibazo nambwire na nyoko undi niyinjire ndabona akabazo ka mbere wari wagakoze ariko ndabanditse kugakosora n'aka wagakoze ubu umuhanga ujya unansubiza mu ishusho n'aka niko ariko ndabikosora hari ukuntu ushaka hari igihe tukuze ubwenge bw'amafaranga ushaka kandi umukosora nshaka kuba wowe ufite amanota Jesus is Lord. curuza amazi curuza ubugoro curuza ubunyobwa se wajyana y'inda we ababyeyi bawe barapfuye hari uwari wampaye 380
ndamubizo undi wowe nanakubyara muri batisi akwaneza ukene oya wowe icyo ndagukora niki wowe niwe munyeshuri w'umuhanga pe ubundi wari wabikoze ariko manza nyabikesha amafaranga ntabwo bikora uzajya ujya ukora cyane kugira ngo ubone ko tugenda neza ndaguhangaye amanota 5 noneho warimo n'imfubyi ndaguha nayo mikona ukora cyane sibyo yego wirira sibyo basi ndaguha amanota ya mikona basi ceceka ndagwisha wowe niwe muntu wujuje wenyine 100% noneho excellent niwe muhanga sibyo seka mimi umenye sibyo urabona ko ari wowe sibyo mbeleza sawa Jesus is Lord. Nizera ko mwasoje ariko. Jesus is Lord. Nzongera mbahe ni test.